Ngira ngo mbere yuko dutangira n'iby'iyi nkuru banza wumve aya majwi y'ibanga yagiye afatwa mu buryo butandukanye Muyango ndetse na Kimenyi. Ese ubundi ni iki cyari cyihishe inyuma y'umubano wabo, ndetse turi buze kugaruka ku mpamvu nyamukuru yatumye baza gutandukana, cyane ko mu minsi ngira ngo ku munsi w'ejo nibwo bari bari imbere y'urukiko baburana ku isesa cyangwa se kuri divorce. Ngira ngo byose turi buze kubigarukaho, banza wumve aya majwi y'ibanga. Koko hashize igihe kinini nzajya na Papa Miguel. Ukuntu rero twe tumeze, I'm sorry ngiye gukoresha rino jambo ariko niko biri. Ntakundi Mbabona tumeze nk'aho turi nka ba nyamwigendaho. So ikintu bivuze nyine iyo abantu mumeze nk'aho muri ba nyamwigendaho uvuga ngo mbese ni ibyande ndabigenza gute ugahita wiyakira. So, ibintu byacu nyine dukunda kumva ko ari ibintu byacu, nyine uburwayi twabaye ba nyamwigendaho ko ntabwo tujya tuganyira inshuti, ntabwo tuganyira famiye, imiryango sibyo. Nanone mbere yuko dutangira banza wumva aya majwi. Muyango ndagukunda nk'inshuti yanjye cyane, kandi Muyango ndagukunda nk'inshuti yanjye cyane, Muyango ndagukunda nk'inshuti yanjye. Buriyane ndagukunda nka sister wanjye, ndagukunda nka sister wanjye, ndagukunda nka sister wanjye. Ndagusuje rero ndetse ngo ikaze waba warakoze subscribe cyangwa se utarayikora, ngusaba gukora subscribe kugira ngo dukomeze kugenda tubana. Ushobora kuba rero ukeneye ibikoresho bya electronic, watwandikira kuri link twatanze muri description, tukagufasha tukaguhuza n'umuntu ucuruza ibikoresho byizewe bya electronic. Kuri iyi nshuro rero tugiye kugaruka ku bintu by'umwihariko kuri divorce ya Muyango ndetse na Kimenyi. Ngira ngo ku munsi w'ejo nibwo Kimenyi ndetse na Muyango bari imbere y'urukiko baburana kuri gatanya. Byagiye bivugwa mu buryo butandukanye, ndetse benshi bakomeje kugenda babivugaho byinshi bitandukanye bitewe n'icyo bari bagamije, ariko nanone tugiye kugaruka kuri nyirizina kubyihishe inyuma y'iri tandukana rya Muyango ndetse na Kimenyi, ndetse by'umwihariko turaza kugaruka ku majwi y'ibanga yagiye afatwa Muyango, tumenye ngo ese niki cyaje gutuma cyangwa se cyabaye imbarutso y'itandukana rya Kimenyi ndetse na Muyango. Gusa gashya ngo mu byabaye by'umwihariko kuri uyu munsi w'ejo ubwo Kimenyi ndetse na Muyango bari barimo baburana cyangwa se basaba divorce. Ngira ngo umwe byagiye bivuga ku mbuga nkoranyambaga ko umwe yaje n'igicugutu undi akaza na Benz. Ese nawe wabibonye? Ngira ngo benshi bakomeje kugenda babivugaho mu buryo butandukanye. Abandi bati indyarya ihimwa n'indyamirizi. Ngira ngo ni umugani w'ikinyarwanda benshi bakomeje kugenda bacira umwe mu bari bagize iyi kapo. Ese wowe wabashije kumenya? Watubwira muri comment. Ni byinshi rero byakomeje kugenda bivugwa mu buryo butandukanye. Benshi nanone bakomeje kugenda bagaruka kuri iyi kapo ukuntu mu minsi ya mbere yari imeze, gusa nanone bakomeje kugenda bavuga ku bintu byagiye bibaranga mu itangazamakuru, cyane ko benshi bagiye babakurikira ku bitangazamakuru bitandukanye, ariko by'umwihariko kuri Yago TV show aho babajije Muyango ikibazo kigira kiti: Yago ati bibaye ngombwa utandukana na Kimenyi, niki cyaba cyateye iryo tandukana cyase niki cyatuma wowe na Kimenyi mutandukana? Muyango rero yaje kwemeza avuga ko nta kintu na kimwe gishoboka cyatera itandukana rye na Kimenyi. Ese ubundi kwari uko? Ubundi ngo bijya gutangira rero Kimenyi urusisiro rwose yarabenze aravuga ati ntabanye n'umumisi ntago biri buze kuvamo, ndetse yagize n'amahitamo meza aza kugwa kuri Muyango, nubwo kuri iyi nshuro byaje gusa nkaho birangira nabi. Uti byagenze gute rero? Ubundi Kimenyi bijya gutangira yari umuzamu ndetse unakomeye cyane, wagiye afatira amakipe atandukanye mu gihugu cy'u Rwanda, za Rayon Sport, za Kiyovu ndetse n'andi makipe atandukanye. Then mu nyuma aribwo yaje kubona amaze kugwiza urufito, cyane ko yahembwaga agatubutse muri Rayon Sport cyangwa se andi makipe yagiye amuhemba atubutse. Aravuga ati ntago nayarya njyenyine, niko kuza kwiyunga na Muyango, ndetse baza no guhana isezerano ry'uko bazabana akaramata. Ku munsi w'ejo rero ngira ngo ku gicamunsi nibwo Kimenyi ndetse na Muyango bari barimo basesa ayo masezerano. Ngira ngo mu rukiko nibwo bari guhana divorce cyangwa se barimo gutandukana byemewe n'amategeko. Ese ubundi ikihishe inyuma kutandukana rya Kimenyi ndetse na Muyango, ese ni iyihe mpamvu nyamukuru yaba yatumye batandukana?
ni inkuru ndende rero ngira ngo niba wakurikiye neza amajwi nabanje gutambutsa kuri video byinshi wabashije kuza kuba wanabyisobanuriye nk'uko mu majwi byagiye bisa nkaho binugwanugwa cyangwa se bica amarenga. Ikintu cya mbere rero ngira ngo ubundi ni bimwe mu kinyarwanda bavuga ngo nta hene mbi cyangwa se nta hene nziza wazirika kumbi ngo bibashe kuba byabasha gukunda. Uzumva benshi mu banyarwanda rero bagenda bavuga imigani itandukanye cyangwa se imigenurano igiye itandukanye bavuga bati umuntu washatse akenshi yirinda agakungu, by'umwihariko agakungu n'urubyiruko cyangwa se n'urungano. Ese ibyo bintu biba bishatse kuvuga iki ubundi? Burya abanyarwanda ni abahanga ndabakunda cyane. Mu by'ukuri rero ngira ngo niba nawe warabashije kugenda ubona daily life cyangwa se entertainment yo mu Rwanda wagendaga ubibona ndetse byagendaga bica amarenga, by'umwihariko ukurikije byagiye bivuga kuri Muyango cyangwa se kuri Kimenyi, ngira ngo nawe wahita umenya ikihishe inyuma cyangwa se impamvu nyamukuru yatumye bataza kumvikana ku bintu bimwe na bimwe, by'umwihariko ku mushinga wo kubana akaramata, ari nabyo byabashije kuba byaseswa ku munsi w'ejo washyize. Amagambo menshi rero abyara ibicumuro, ngira ngo byinshi by'umwihariko mu byihishe inyuma wabashije kuba wabisobanukirwa cyangwa se nawe wabashije kuba wabyiyumvisha ukurikije byinshi mu byo nagiye ngarukaho, nubwo ntashatse kubimentioninga mu buryo bufutuye, ariko nawe uri umuntu mukuru cyangwa se wabasha kubyisobanura ikijya mbere ukurikije ibyo nagiye mvuga haruguru.